Fata telefone yawe hanyuma uyitegereze. Uko igaragara nk'igezweho, ni ntoya ndetse kandi ikozwe mu birahure, mu byuma ndetse na plastique. Ni ntoya cyane ku buryo igwa mu mufuka wawe ndetse rimwe na rimwe uranayibagirwa. Ese waba waribajije gute ikintu gitoya gikwira mu mufuka ndetse gitoya cyane ku buryo kingana n'agakayi gatoya waciyemo inshuro nyinshi, ihinduka kamera, ikaba televiziyo, ikaba calculator, ikaba mapu, ikaba yakina indirimbo ndetse n'indi mikino isanzwe, ikaba itoroshi, ikaba ububiko bw'ibitabo, ikaba banki ndetse rimwe na rimwe ikaba ishuri. Tekereza ibi ngibi. Ubundi imyaka 1000 bishize abantu bavaga ahantu hamwe bakajya ahandi mu gihe kinini, iminsi myinshi, bakugira ngo gusa bajyane ubutumwa. None ubu ngubu ubasha kuba wakohereza amafoto ku ntera ndende mu gice icyo ari cyo cyose ushaka ku isi kandi wicaye ahantu hamwe. Ibi bintu ushaka gutekereza ko bimeze nka maji, gusa ntabwo ari maji, ahubwo ni siyansi. Ni siyansi nziza, ihambaye kandi ikomeye. Gusa ikaba yaratumye abantu bakoresha telefone mu buryo bworoshye. Iyo ufashe telefone yawe ugakanda kuri screen yayo, hari ibikorwa byinshi bibera muri telefone yawe wowe utatekereza. Ibi bikorwa aba ari bito cyane ku buryo wowe utabibona, ndetse kandi aba ari na byinshi kuko biba mu gihe gitoya cyane, mu masegonda make cyane. Muri device yawe cyangwa se iyo telefone yawe ufite, twavuga ko ari nk'isi yose yiberamo. Gusa atari isi y'abantu cyangwa y'amaji, ahubwo isi y'amashanyarazi. Haba muri telefone yawe habamo uduce dutoya cyane tw'amashanyarazi, imibare, ubugenge ndetse n'ibinyabutabire na siyansi ya computer n'ibitekerezo bya muntu byihurijwe hamwe kugira ngo bikore telefone yacu tubona uyu munsi. Ushaka kuba utabizi, gusa telefone yawe ni kimwe mu bintu umuntu yagezeho kuva yaremwa. Atari uko ari nini, atari n'uko ari nziza, atari n'uko ihenze, ahubwo kuko ihuriza hamwe ibintu byinshi byagiye bivumburwa na muntu bigakora akantu gato kamwe, gusa gakora ibintu bihambaye. Kugira ngo ubyumve, tekereza nk'umudugudu. Umudugudu ugira abahinzi, abarimu, abaganga, abubatsi, abapolisi ndetse n'abantu bagira amaduka. Nk'uko ubyumva, buri muntu wese afite ikintu runaka ashinzwe gukora. Rero na telefone ni uko nguko ikora. Hari uduce duto twinshi kandi buri gace kagiye gafite umumaro wako. Zimwe zigenda zibuka amakuru, izindi zigakora calculation, izindi zigafata amafoto, zimwe zibika amakuru, izindi zumva amajwi, izindi zibika amashanyarazi, ndetse izindi zohereza ama radio waves binyuze mu muyaga. Gusa buri gace gakoze ukwako konyine nta kintu kaba kamaze, ahubwo zikoreye hamwe birangira telefone yabaye yo nzima. Ibi bintu cyangwa se tuno duce dukorwa mu buryo bworganije neza ku buryo bukora telefone tubona uyu munsi. Kugira ngo byumve, tekereza kubaka inzu. Ntabwo umuntu umwe azakora buri kintu, ahubwo umwe azakora fondasiyo, undi akora ibikuta, undi akora ibisenge, undi yinstara amashanyarazi, undi asiga irangi. Mbese muri make bose azakora igikorwa kimwe, gusa bikora ikintu kibona cy'iyo nzu. Hanyuma rero n'amatelefone yakora muri ubwo buryo. Buri gace gatoya kagiye gafite umumaro wako, bityo bikihuriza hamwe kugira ngo tubone telefone tubona. Iyo ufunguye telefone yawe, imbere muri telefone hatangira kuberamo ibikorwa byinshi, hanyuma noneho iyo ufunguye application ho biba byinshi kurutaho. Gusa biba mu buryo bwihuse cyane ku buryo wowe utabimenya. Gusa hano hari ikindi kintu gitangaje. Telefone yawe ubundi ntabwo izi ifoto ngo ni iki, ntabwo izi ngo umuziki ni iki, ntabwo izi ngo ifoto yawe ni iki, kuko iyo uburyo ibyumvamo ni mu mibare. Ikintu cyose ushyize muri telefone yawe kiba kimeze nk'imibare muri telefone. Yaba selfie wifashe ni imibare kuri telefone, yaba indirimbo ni imibare, yaba message ni imibare, video zose wifashe ni imibare. Ibintu byose wafashe biri muri telefone yawe ubona, yaba ibindi byose muri mashini bikwa nk'imibare. Gusa ibintu ushaka kumva bidashoboka, ko ntabwo wakwiyumvisha uburyo amafoto, amajwi, ibyiyumviro ndetse n'ibindi bintu byose washyize muri telefone yawe yo ibifata nk'imibare. Iki kintu rero nicyo kigaragaza ko siyanse itangaje. Gusa humura, kuko iyi video iraza kurangira ibintu byose wabisobanukiwe. Mbere yuko dukomeza, reka dusubire mu bihe. Dusubiye muri bya bihe nta telefone zihari, abantu bavugana bakoresheje amaso ku maso. Nyuma rero hakagenda haza amabaruwa, hakaza amatelegrafe,
hanyuma uko igihe kigenda gishira akagenda bazana amatelefone gusa akora bakoresheje imigozi. Ikindi gihe uko kigenda kiza haza ya amatelefone adakoresha interineti, ahubwo yayandi gusa akoreshwa kugira ngo abantu bavugane. Uko iminsi igenda ishira abantu bagafata computer isanzwe iriho bakayigira ntoya cyane kugikura mu mufuka wa muntu, bayigize ntoya cyane ku buryo bushoboka. Ubundi mbere na mbere computer zabaga zuzuye ibyumba, ku buryo computer imwe yabaga nini cyane kuruta inzovu, yakoreshaga amashanyarazi ahambaye. Gusa igitangaje izi computer zabaga zifite umumaro mutoya ugereranyije na telefone z'ubu ngubu. Ntabwo wakwiyumvisha uburyo computer akoreshejwe kiriya gihe bohereza umuntu ku kwezi yari afite imbaraga nkeya ndetse nta mumaro afite ugereranyije na telefone z'uyu munsi tugendana. Ibi byerekana uburyo siyansi ishobora kuba yahindura isi mu gihe gitoya. Gusa gukora computer ndetse na telefone mu buryo bumeze gutya tuzibona uyu munsi ntabwo byari byoroshye. Abashakashatsi bakoreye hamwe mu myaka 10 kugira ngo babe bakora telefone ubona uyu munsi. Bize amashanyarazi, abandi biga urumuri, abandi biga ibinyabutabire, abandi biga imibare, abandi biga ubugenge, abandi biga kugenda bakora utundi duce runaka tugize amatelefone kugira ngo tubone telefone ikora uyu munsi. Abantu benshi ndetse n'abandi bashakashatsi bamwe bigize kuvumbura uduce dutoya tw'amashanyarazi dukora muri device zose tubona zikoresha amashanyarazi zitwa transistors. Utu duce twitwa transistors nitwo dufasha telefone tubona uyu munsi kuba yakora. Gusa buri gace uko kavumburwaga ntacyo kabaga kamaze, ahubwo twahurizwaga hamwe nibwo twagiraga umumaro. None ubu ngubu telefone zitwagwa na buri umwe, haba umwarimu, umunyeshuri, umwana, abahinzi, abashoferi, abanyabusiness, bose bagendana izi telefone. Gusa abantu benshi bakoresha amatelefone ku isi, abantu bazi uburyo telefone ikora ni bakeya. Abantu benshi bumva bimeze nk'amaji. Uburyo ukora kuri telefone yawe ikintu kikaba wavuga ikagusubiza, wafata ifoto ikibuka iyo foto wafashe, wayibaza ikibazo ikagusubiza mu masegonda, mbese muri make ibintu byose ikabikora mu buryo bwihuse. Icyo ubutitayeho ni uko buri kintu cyose gikozwe muri telefone yawe kiba cyubahiriza itegeko runaka ryo muri siyansi. Nta kintu cyabayeho kuko habayeho impanuka, nta n'ikintu cyabayeho kuko byari maji, ahubwo ibintu byose byabayeho kubwo ubushakashatsi bwagiye bukorwa imyaka myinshi bari mu bushakashatsi. Muri iyi video rero tugiye kuba twamenya ikintu cyose kibiri muri telefone yacu, uburyo gikorwa n'uburyo yavumbuwe. Ntabwo biradusaba gufungura, ahubwo turifashisha amatsiko yacu dufite, hanyuma nanjye mbasobanurire uburyo bimezemo. Turaza kumenya ngo ese ni gute amashanyarazi yahindutse amakuru, ese ni gute kamera zifata urumuri, ese ni gute batiri zibika izo mbaraga tubona muri telefone yacu, ese ni gute screen yacu ubwayo yikorera amabara. Ndetse turaza kumenya uduce twishe uburyo dukorana kugira ngo dukore telefone yacu tubona uyu munsi. Video yacu niza kurangira ntabwo uzongera kureba telefone yawe ngo ibone nk'uko wari usanzwe uyizi, kuko uraza kubasobanukiwe buri kintu kimwe cyose gikorwa kuri telefone yacu. Kugira ngo byumve, mbere na mbere tekereza yuko uri mu ruganda runini rukora ibintu bitandukanye. Abakozi ibihumbi bamwe bari kugenda, bamwe barimo barasoma amakuru, abandi barimo barubahiriza amabwiriza, abandi barimo baratwara amabogisi, abandi barimo baragenzura ubuziranenge bw'ibintu byakozwe, abandi barimo baratanga ubutumwa ku bakozi runaka abandi. Ese muri make nta muntu umwe ucanganyukiwe n'ibyo ari gukora, buri wese afite icyo ari gukora. Nguko rero kubyumva niko na telefone ikora. Rero tekereze guha uruganda twavuze runini ruramutse rugabanyijwe cyane ku buryo ruba rutoya cyane mu ngano ya telefone. Nk'uko ubyumvishe rero telefone niko ikora. Abantu rimwe na rimwe bajya bavuga ngo telefone irimo iratekereza, gusa mu by'ukuri telefone ntabwo itekereza nk'umuntu, nta n'amahuriro pe, kuko nta byumviro igira, ntirota, ntiruha, ntabwo irakara cyangwa se ngo yishime, ahubwo yo yubahiriza amabwiriza, irihuse cyane uburyo yihuta bikayigira umunyabwenge. Kimwe mu bintu bifasha gukora cyane nk'uko umuntu akora mu bwonko bwa telefone. Ubwonko bwa telefone bwo bwitwa processor cyangwa se CPU, Central Processing Unit.
Tekereza processor nka head teacher cyangwa se directeur w'ikigo. Buri munyeshuri wese aba ategereje amabwiriza. Nta munyeshuri wakora ikintu nta kintu bamubwiye. Head teacher rero nawe cyangwa se directeur araza kubwira buri muntu wese aho agomba kujya n'icyo agomba gukora. Head teacher nawe uhari nta kintu cyaba gikorwa neza. Ikigo cyaba gikora ibintu mu buryo bucanganye ese budatondetse neza. Rero na processor ikora muri ubwo buryo. Iyo ukanze kuri buto ifungura kamera ibwira kamera yuko igomba gufunguka. Ndetse kandi iyo hari umuntu uguhamagaye processor ifungura speaker yawe ikayisonesha kugira ngo nawe umenye yuko hari umuntu uguhamagaye. Iyo ukinnye umuziki processor yohereza amabwiriza kuri speaker ikayibwira ko igomba gukina uwo muziki. Ese iyo urebye video processor igufasha gukora amashusho wowe ubona. Buri segonda ifata imyanzuro amamiliyari kugira ngo hagire igikorwa gikorwa. Gusa nk'uko nabivuze na processor ubwayo ntabwo yumva amagambo, ntabwo yumva icyongereza, ntabwo yumva ikinyarwanda, ndetse ntabwo yumva amafoto. Ibintu byose ibona mu mibare ibiri gusa, 0 na 1. Ikintu cyose ubona iyo ibikibonamo 0 cyangwa 1 cyangwa se byose bibumbiye hamwe. N'isi isanzwe tekereza umuntu akubaza ikibazo, igisubizo cyose ugomba kumuha kigizwe na yego cyangwa hoya. Mbega ibintu byose ugiye gukora byose amagambo yose urajya uvuga arajye barimo yego cyangwa hoya. Mbere na mbere ushaka kumva ibyo bintu bidashoboka. Nose ni gute wasobanura filime cyangwa se ukavuga indirimbo ukunda cyangwa se ukaba wavuga ifoto byose uvuga ijambo yego cyangwa hoya. Gusa nibwo wumva ko bidashoboka, telefone yo nuko ibikoresha. Ikoresha imibare ibiri gusa 0 na 1 kugira ngo ibintu bibone. Rero muri telefone 0 isobanura off, hanyuma 1 igasobanura on. Buri kintu cyose rero ubona muri telefone umenya ko ari amamiliyoni cyangwa biliyoni cyangwa triliyoni y'imibare 1 na 0 yihurije hamwe kugira ngo ubone ikintu wowe urimo urareba. Ibi 1 na 0 cyangwa se on na off by'ibimenyetso bikorera hamwe kugira ngo tubone ibintu byose turimo turabona. Kugira ngo byumve tekereza nk'itara. Iyo ryakije ubwo tuvuga ko ari off. Iyo rero tuvuga ko ari on, bivuze ngo icyumba cyose aho wakirije icyumba cyose kiraza kuba cyakije neza hakuye urumuri. Gusa ni haba ari off icyumba cyose kiraza kuramo umwijima kuko nyine urabajimije itara. None tekereza rero uramutse wakoresha ibyo bimenyetso bya off na on kuri switch yawe, hanyuma ugakora ibikorwa byinshi mu masegonda kandi wakanzeho cyane byibumbiye hamwe. Uko rero niko telefone yawe ikora. Ihuriza hamwe ibimenyetso byinshi bya 1 na 0 cyangwa se on na off icyarimwe mu masegonda ndetse bigakora igikorwa urimo urareba. Izi za on na off nagiye nkubwira zo zitwa switches. Izi switches rero ntoya iyo ziri gukora mu bijyanye na computer cyangwa telefone tuzita transistors. Transistors ni kimwe mu bintu abashakashatsi bavumbuye mu mateka ya muntu gihambaye. Transistors zidahari ibintu byose bijyanye nka telefone, laptop, televiziyo, internet cyangwa se satellite zose ntago zaba ziriho. Kuko transistors nizo zikora bino bintu. Ubundi mu myaka yatambutse telefone nyinshi cyangwa se amakompiyuta menshi yabaga akeneye ibice binini byinshi kugira ngo babe bakora computing. Kandi izi mashini zabaga ari nini cyane ku buryo zakoraga ibyuma. Ariko uyu munsi bya bice binini byakozwe muri transistors buryo zihubimbira hamwe zigakora agatelefone gatoya kaba kakora no mu mufuka wawe. Rero wumve ko kugira ngo bakore telefone kimwe mu bintu cyatumye bishoboka nuko bafashe ibice binini bakabigira bito cyane mu buryo bushoboka, bityo bigakora telefone ntoya ubona uyu munsi. Gusa ntabwo telefone zakozwe kugira ngo zibe ari ntoya gusa, ahubwo zanakozwe kugira ngo zihute cyane. Tekereza iyo uhumbije amaso. Ubundi iyo uhumbije amaso ugahita wongera ukareba biba bingana na 1/3 cy'isegonda. Rero muri iki gihe gitoya telefone yawe iba yakoze ibikorwa byinshi cyane amabiliyoni mbere y'uko ufungura ayo maso yawe. Ubundi telefone yawe ikora ibikorwa umuntu umwe yakora mu myaka amamiliyoni atarabirangiza, kandi telefone ikaba yabikora mu masegonda make cyane.
ubundi umuvuduko urihuse cyane ku buryo utanawutekereza. Kugira ngo tubyumve mbabwire runo rugero. Tekereza umunyeshuri aramutse ahawe homework ibibazo byinshi, hanyuma umunyeshuri muri buri munota akajya asubizamo ikibazo kimwe. Ngo noneho tekereza aramutse bamuhaye ibibazo biliyoni ngo ajye abikora mu munota umwe gusa. Ibyo bintu urumva ko ku muntu bitashoboka, gusa telefone ubwayo irabikora yifashishije processor. Gusa processor ntabwo ikora ukwayo yonyine. Ubundi nko mu buzima busanzwe niyo umwarimu yaba afite ubwenge bungana iki, ntabwo yakwibuka buri kimwe yabonye mu gitabo. Rero na processor ni uko nguko ikora. Processor ikenera memory. Ubundi mu busanzwe tekereza memory yawe cyangwa se ahantu guke. Iyo umuntu aramutse akubwiye nimero za telefone ushaka kuzibuka mu gihe gitoya, uko wagenda hashira igihe utangira kuzibagirwa. Rero na telefone yawe imeze gutyo nguko uri kubyumva nk'uko umuntu ameze. Na telefone yawe ni uko nguko ikora. Short term memory cyangwa se memory ikora igihe gitoya bayita RAM. Imeze nka yane umunyeshuri yicaramo ari mu kizami. Impapuro, amakaramu n'ibintu byose bikenewe byarambitswe kuri iyo ntebe. Iyo bikenewe muri icyo gihe biba bihari, ariko iyo ikizamini kirangiye bitagikenewe, ikintu cyose cyari kiriho kivanwaho. Na RAM rero nayo ikoresha amakuru ikeneye mu gihe telefone urimo urayikoresha. Iyo ufunguye umukino, ibyo bintu byose bijya muri RAM, ariko iyo uramutse uyivuyemo, ibyo bintu byose uri gukoresha nabyo bivamo. Ndetse kandi iyo uramutse ufunze telefone yawe, bya bintu byose byaba biri muri telefone urimo urakoresha ku ma app byose bihita biva muri RAM. None wakwibaza ngo k'amafoto yanjye, amavideo yanjye, indirimbo ndetse na nimero ziguma muri telefone yanjye nyuma y'uko mfunze telefone. Ibi ngibi rero ntabwo bikwa muri RAM, ahubwo bikwa ahandi hantu utaruzi wowe. Ahantu ibikwa byitwa storage memory. Ahantu hagiriranye wenda n'ububiko bw'ikintu runaka bunini. Wenda nka library imwe nini cyane yabika nk'ibitabo byinshi. Muri ubu bubiko bw'ibitabo, ibitabo biguma bihari umwaka ku mwaka keretse hari umuntu ubikuyemo. Rero n'ibi ngibi nk'amafoto, indirimbo ndetse n'ibindi bya bintu duhora tubona bigumamo igihe kinini keretse wowe ubikuyemo. Rero ibyo bintu ntabwo twavuga ko bibikwa muri RAM, ahubwo storage memory yo ibika ibintu byinshi ndetse kandi ikibuka buri kintu cyose wabitse, yaba ifoto, video, ibitabo ndetse n'ibindi. Rero nk'iyo abantu bavuze ngo telefone yabo yuzuye, bemeze nk'uko muri library ahantu hose habikwaga ibitabo huzuye. Gusa processor ntabwo ikeneye ibyo byonyine, hari n'ikindi kintu ikeneye. Kugira ngo ubyumve, tekereza nk'umuntu aramutse ari guteka ibiryo bya nimugoroba cyangwa by'iyindi saha. Uri guteka ntabwo aragiye ajya ku isoko buri gihe uko akeneye ikintu. Niba agiye gukenera umunyu ngo ajye ku isoko yongera agaruke, najya gukenera ikindi kintu wenda runaka, nimba ari inyanya ngo yongere asubire agaruke. Akeneye kuba bimwe abifite iruhande rwe mu gihe ari guteka kugira ngo abe ari kubikoresha. Aha rero niho processor ikenera ikindi kintu cyitwa cache. Akaba ari cache. Iyi cache nako ikaba ifite memory yihuta cyane iruta za zindi twabonye haruguru. Iyi cache ibika amakuru processor iraza gukoresha inshuro nyinshi. Kubera ko iba yegereye cyane, processor itakaza igihe gitoya cyane kugira ngo ifate amakuru yavanye kuri cache. Aha niho bihera rero kugira ngo processor ibe iri gukora cyane ndetse mu muvuduko wihuse. Iyi niyo mpamvu amatelefone agezweho ubu ngubu aba yihuse cyane ugereranyije n'aya kera, kuko gusa ntabwo aba afite processor, ahubwo afite n'ubundi buryo ikoramo amakuru yayo, ndetse kimwe na ziriya za cache zifite imbaraga kugira ngo bitangire kwihuta cyane. Ngaho utekereza kino kintu, ukwiye urufunguzo muri telefone yawe, ufunguye YouTube ndetse kandi utangiye gufunguka izindi app nk'uko wabishatse. None ni iki kigo? Mbere na mbere ukoze kuri screen ya telefone, hanyuma screen ibwira processor iti hari umuntu umfasheho. Processor nayo ikintu yakoze yagiye kureba aho uwo muntu yafashe. Ikintu yamenye ni uko umuntu yafashe ku kabuto kerekeza kuri YouTube. Processor yahise ijya kureba mu bubiko ireba ahantu iyo app iherereye. Yahise ifata amakuru y'ingenzi yajyana muri RAM ngo ibe yabikiye. Hanyuma irangije itegura screen ko hari ikintu igiye kuba yakerekana. Hanyuma screen itangira kwerekana amafoto. Irangije
itangira kwihuza na interineti nimba byari bikenewe, hanyuma itangira kugenda ikina amashusho ndetse n'aya mafoto atangira kugenda. Ibihe byakozwe munsi y'isegonda ku buryo wowe tugeze ubitekerezaho ko wakanze kuri YouTube wowe ubona YouTube irafungutse. Ndetse kandi ibikorwa byinshi byakoreye hamwe kugira ngo wowe ubone YouTube ifunguka. Wowe ushobora kuba watekerezaga ko ari ugukandaho gato ibintu bikikora, gusa telefone yakoze ibintu byinshi, ibikorwa byinshi ndetse wowe utabonye kugira ngo igikorwa washakaga gikorwe mu gihe gitoya ndetse cyihuse. Gusa hano hari ikindi kintu ugomba kumenya, telefone nayo igira aho irangirira. Ifunguye app nyinshi, RAM itangira kuba icanganyikiwe cyane kuko yagize ibintu byinshi iri kwakira, hanyuma processor nayo igatangira kugira umurimo mwinshi wo gukora. Hano utangiye kubona telefone yawe itangiye gukora gakeya uko byari bisanzwe. Ibi bimeze nko kubwira umwarimu ngo yigishe amashuri 100 mu gihe kimwe kandi arimo arigisha ishuri rimwe ubundi. Niyo mpamvu bakubwira yuko kuba wafunga ama app utari gukoresha cyangwa kuba waristatinga telefone bigira umumaro munini. Ibi bituma process itangira gukora neza ndetse kandi yisanzuye, kandi telefone igatangira gukora yihuse. Processor z'uyu minsi zisigaye zifite ubwenge cyane ndetse zihambaye ku buryo zimenya amasura y'umuntu, zikasemura indimi, zikaba zahikura amajwi mu mafoto ndetse zikaba zakora ibintu byinshi kuba zakumva amagambo amwe yagiye avugwa n'umuntu. Ziba zabasha no kuba zakora amafoto, zigakora n'ibindi bintu zikoresheje ubwenge baguhangano bimwe twita AI. Gusa n'ubundi biracyakoreshwa rya tegeko rimwe twavuze haruguru, ikintu cyose gikoreshwa mu mibare 2 gusa, 0 na 1. Ibimenyetso bibiri bito nibyo bikorera hamwe kugira ngo tubone ibintu bitangaza tubona mu ikoranabuhanga. Gusa ubwonko ntabwo bukora bwonyine niba butabasha kumva, kureba cyangwa se kugira ikindi kintu butekereza. Niyo mpamvu mu gice cya kabiri tugiye kumva uburyo se ni gute telefone zikoresha kamera, mikrofone ndetse n'ibintu byose kugira ngo ibashe kuba yamenya ikintu kiyegereye. Noneho funga amaso yawe, reba icyumba cyawe cyose kirijimye. Tekereza rero muri iyo si, utabona amasura y'abantu, utabona ibiti, utabona ikirere, utanakumva amajwi. Noneho tekereza uramutse ufunze amatwi yawe. Birumvikana ko nta kintu cyose wajya wongera kumva, nta muziki, nta majwi y'inyoni, nta n'umuntu kuguhamagara buri kumva. Bivuze ngo nta senses ufite cyangwa se ibyumviro, muri iyi si nta kintu cyajya giba gishoboka. Nk'uko dusanzwe tubizi, ubundi umuntu agira ingingo enye z'ibyumviro ndetse rimwe na rimwe nako ni ingingo 5 z'ibyumviro kugira ngo umuntu amenye ikintu cyose kiri mu isi. Agira ibyumviro byo kureba, kumva, gufata, guhumeka ndetse no kuryoherwa. Nk'uko tubizi, telefone ntabwo yahumurirwa cyangwa se ngo imenye ibiryo ngo biryoshye n'ibihe. Igitangaje ifite uburyo bwayo bwo kuba yareba, ikumva, ikahumurirwa ndetse buri kintu cyose yo ifite ukuntu cyumvaho. Iyi niyo mpamvu ubundi telefone yawe ishobora kuba yafite amafoto, ikumva amajwi ndetse ikarikodinga ndetse ikaba yazamuka cyangwa ikamanuka uko ugiye uyikoresha, uzamura ikintu hejuru cyangwa kumanura ngo twita guscrollinga. Ikaba yabasha kubara intambwe zawe wateye, ikaba yabasha kuba yafungura urufunguzo rwa telefone ukoresheje isura yawe. Mbega muri make yanamenya naho uherereye ku isi. None ibi ngibi bikorwa gute? Reka dutangire tumenya ngo kamera yo ikora gute. Abantu benshi bizere ko telefone zifite kamera zikora nk'amaso yacu ndetse mu buryo bwinshi. Gusa mu by'ukuri ibi ngibi ni byo ugereranyije. Tekereza iyo uramutse uri hanze mu gihe cy'amanywa, urumuri ruva ku izuba rumurikira buri kintu cyose ubona, nk'ibiti, imihanda, abantu ndetse n'inyubako. Hanyuma urwo rumuri rukava kuri ibyo bintu rukwerekeza mu maso yawe, hanyuma ubwonko bwawe nabwo bugafata rwa rumuri rwakiriye rukaruhinduramo ishusho uwo urimo urabona. Rero telefone cyangwa smartphone zikora mu buryo neza buvuze aho ngaho. Rero iyo ufashe kamera ukayitunga ku muntu runaka cyangwa ku kintu runaka, urumuri ruva kuri wa muntu rwerekeza muri kamera nk'uko amaso y'umuntu nayo abikora. Iyo urumuri rugarutse, uduce twa mbere duhura natwo ni uduce tw'ibirahure twita lens.
lensi zifashwe nk'aho ari nk'umuryango cyangwa idirishya. Umumaro watwo ni ukuba twafata urumuri rwose hanyuma rukatwohereza mu cyerekezo runaka. Iyo ngiyo ifata nka cya kirahure gifata mu kongera ingano y'ikintu rushyize ku izuba. Iyo icyo kirahure ukijyanye kure cyane, urumuri rutangiye kugaragara nabi, ariko iyo ukiyegereje urumuri rugaragara neza. Rero lensi za smartphone ziba zikoreshwa mu buryo urumuri rugaragara neza ndetse n'ishusho ushaka gufotora igaragara neza. Kamera ndetse ifite ikindi gice cy'ingenzi cyitwa image sense. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza nk'ahantu haba hari indobo nyinshi z'amamiliyoni. Buri ndobo ikaba ifata urumuri, ndetse kandi uko urumuri irufata ari rwinshi ariko iyo shusho igaragara cyane, ndetse kandi uko ufata urumuri rukeya niko icyo gice gitangira kwijima cyane. Izi ndobo rero ntoya twavugaga twazita nka pixels. Kuko wenda niba kamera ifite pixels miliyoni 50, izi pixels miliyoni 50 zose zirimo zirakorera hamwe zikurura urumuri cyangwa se zirwakira. Iyo buri pixel imwe igenda ifata agace runaka k'ifoto ikabika. Kugira ngo byumve, tekereza uramutse urimo urashushanya igishushanyo kinini urimo uragenda ukoresha utudomo. Akadomo kamwe ntacyo kaba gasobanuye, si ubudomo amamiliyoni bukoreye hamwe bwakora ishusho nziza ukunda. Rero nuko na kamera nuko nguko zikorwa. Buri foto yose urimo urareba iba yagizwe n'utudomo twinshi twahurije hamwe ndetse duto cyane tugakora ifoto urimo urareba. Gusa kamera yo ntabwo izi ngo ibintu iri kureba ni ibiki. Ntabwo izi ngo ni imbwa, ntabwo izi ngo ni ururabo, ntabwo izi ngo ni inshuti yanjye ndi gukamera. Icyo ikora yo ifata urumuri yahawe hanyuma igafata ya mabara arimo byose ibonye ikabihindura mu mibare nk'uko nari nababwiye mbere hejuru, hanyuma process igafata ya mibare nanone yahawe ikongera ikayikoramo ya shusho wabonaga. Iyi niyo mpamvu rero ifashe ifoto ari nijoro ubona itagaragara neza, kuko kamera iba ikenera urumuri ruhagije. Ukafata nk'aho urumuri ari ibiryo byiza kuri kamera. Rero iyo kamera idafite ibiryo bihagije cyangwa se urumuri ruhagije, birayigora cyane kugira ngo ibe yakusanya urumuri ruhagije cyangwa se amakuru ahagije. Bimeze nk'uko wasomera igitabo mu mwijima. Ushobora kuba wasoma bimwe bigoranye, gusa uko urumuri rugenda rugorana kurushaho. Niyo mpamvu telefone zimwe na zimwe zikoresha night mode iyo buramutse bwije. Ntabwo ifoto ifatwa mu buryo bwihuse cyane, ahubwo telefone ihuza imuri zose zitanzwe, hanyuma AI nayo ikaba yayifasha kuba yahuza amashusho yose arimo arafatwa muri urwo rumuri, hanyuma ukabona ya foto wabonaga isanzwe. Ibi ngibi rero byumvishe wagira ngo ni maji, gusa ni ikintu cyabumbiye hamwe hakoreshejwe imbaraga z'imibare n'ubugenge, siyanse ndetse n'ibindi. Ngo reka tuve mu bijyanye no kureba tujye mu bijyanye no kumva. Ntabwo ujya wibaza se uburyo umuntu uvuye mu ntera ndende uvugana ku buryo bungana ndetse ntihagire n'ikibazo kibamo mu gihe muhamagaranye kuri telefone? Ubundi ijwi ryawe ritangira nko kunyeganyega. Iyo uvuze bitangira kunyeganyega ndetse bikatangira kunyura mu muyaga. Uwo muyaga rero urimo uragenda ugera muri telefone yawe, hanyuma uwo muyaga utangira kwinjira muri mikorofone yawe. Muri mikorofone twavuga ko ari nk'ugutwi kwa muntu ariko kwahindutse igikoresho cy'ikoranabuhanga. Muri mikoro rero habamo agace gato cyane katagaragara kagenda uko amajwi yinjiyemo. Buri kunyeganyega kw'ijwi gutuma hari amashanyarazi runaka aba. Ayo mashanyarazi rero ahindukamo imibare nk'uko twabivuze haruguru. Process igafata imibare ikayorganiza neza, hanyuma telefone ikohereza ayo makuru yahindutse mu mibare mu buryo bwa interineti cyangwa se bwa network za telefone, hanyuma akaba yakwakirwa ni telefone y'umuntu runaka. Ayo majwi nayo nk'uko agenda nk'uko natwe twari twayakiriye mbere turimo turafata amajwi, gusa yo yakira mu buryo bw'imibare ntabwo anyeganyega nk'uko twabyumvaga, ahubwo abikora mu buryo bubusanye nk'uko twe twabibonaga. Iyo yakira imibare hanyuma iyo mibare ikanyeganyeza
twa duce ka gace tagendaga iyo kumvaga amajwi, hanyuma uko kunyeganyega kukajya mu muyaga, hanyuma uwo muyaga ukajya mu matwi yacu akaribwo twumva amajwi. Ubu ijwi ryawe ntabwo ryava kuri telefone imwe ngo rijye mu yindi, ahubwo amakuru ajyanye n'ayo majwi yawe yahanutse mu mibare ya 0 na 1 niyo agenda hanyuma akakirwa n'indi telefone, hanyuma iyo mibare ikaba yanirukamo ya makuru, ayo makuru nayo akabamo amajwi undi muntu ari buze kumva, kandi ibi ngibi biba mu gihe gitoya cyane. Ubu rero naho wabasha gutekereza umuziki ukuntu umeze, buri beat ikozwe, buri ngoma ivugijwe, buri gitari ndetse na buri jwi ry'umuntu urimo araririmba, byose bihindukamo imibare. Rero telefone yawe ibika imibare. Si iyo ukanze kuri button yo guplayinga, bya bintu byose by'imibare bihindukamo sound waves utangira kumva, ugatangira kumva ya majwi wumvaga cyangwa se indirimbo wumvaga. Telefone ubwayo ifite ikindi kintu gitangaje, ishobora kuba yakumva uburyo ikintu kigendamo. Ese ujya utekereza ngo kwa kuba ufata telefone yawe ukayihindukiza, hanyuma na screen yawe igahindukira? None telefone yawe ibimenye ite? Ko nta muntu uri muri telefone yawe ngo uri gufata iyo foto akabanza akayihindura. Ubundi telefone yawe ikoresha sensor yitwa accelerometer. Iki cyiyumviro kimeze nko kuba wafata nk'akantu runaka ukaba wagashyira muri box cyangwa se mu gikarito, hanyuma ko uhinduje igikarito ako kantu kagenda kigwa kizengurutsa, mbese muri make kagenda mu gikarito. Rero accelerometer ikora muri ubwo buryo, itangira kumva buri kintu cyose uko kiri kugenda kigenda. Kuhindura igikarito cyangwa se kugihindura nako kantu nako kagahinduka. Gusa accelerometer yo bikora mu buryo bugezweho kandi burenze ubwo ngubwo. Imenya buri mpinduka zose ziri kugenda ziba mu byerekezo runaka, na se buri kintu cyose cyo muri telefone uko kigiye kigenda. Hanyuma ikabwira processor ko hari ikintu runaka cyo muri telefone kigenda cyangwa se ko telefone yahinduye icyerekezo. Processor nayo ikintu ikora ihindura screen kandi bikaba munsi y'isegonda. Hari n'ikindi gice cya telefone cyitwa gyroscope, kikaba ari cyumvira. Nanone kugira ngo gisobanukirwe tekereza uri muri nyonga igare. Iyo urimo urakata uramenya ngo ni ikihe cyerekezo urimo urajyamo, cyangwa se ni hejuru. Iki gice rero gifasha telefone kuba yamenya ese ni he igiye guhindukirira cyangwa se iri kujya kwerekeza he mu by'ukuri. Gyroscope rero itari muri telefone yawe, zino game zikinwa mu matelefone zagiye zikinwa nabi cyangwa se rimwe na rimwe zinakinwa. Ndetse na bino bintu bya virtual reality ntabwo byagiye bishoboka mu matelefone. Telefone zimwe na zimwe nanone zifite icyo twita proximity sensor, kikaba ari ikindi cyiyumvira. Kugira ngo ubyumve tekereza, wenda sinzi nimba wenda wari ugeze ubibonaho, ko hari igihe ufata telefone yawe wigezeje ku gutwi kwawe urimo uritaba telefone, hanyuma screen yawe igahita yifunga. Iyi sensor ibwira screen ko hari ikintu runaka kirimo kirinjira ku gutwi kwayo. Screen nayo ikabwira processor ko hari ikintu runaka kirimo kirinjira kuri iyo screen. Iyi processor rero nayo ifunga screen kugira ngo atagira ikintu runaka gifata kuri screen kubw'amanuka kikaba cyatuma telefone izima cyangwa se bikupa umuntu uri kuguhamagara, ndetse kandi bino bintu bikaba bibika urumuri ndetse n'umuriro kugira ngo udakoreshwa cyane. Hano ndetse hari indi sensor yitwa ambient light sensor. Ikora nka cya gihe uramutse ugiye hanze mu gihe cy'izuba, hanyuma screen yawe nayo igahita yongeza urumuri rw'izuba mu buryo bwihuse. Kandi nanone wajya mu ahantu hatabona, nanone ikabadima cyane, igasa nk'iyijimyeho. Ibi ngibi bikora cyane cyane kuko ituma nimba ugeze ahantu hari urumuri rukeya, urumuri rwiyongera, ndetse n'ahantu hari urumuri rwinshi urumuri rukagabanyuka. Ibi birinda telefone kuba yakangirika ndetse bigufasha wowe kuba wareba neza. Telefone zigezweho nazo zigira icyo twita fingerprint sensor. Iki ngiki kikaba kimenya buri kimwe cya muntu uko cyihariye, hanyuma wafata kuri iyo sensor ikagereranya icyo gikumwe cyawe n'andi makuru y'ibikumwe bibitswe muri telefone, ikareba niba koko icyo gikumwe cyawe gihuye neza n'igikumwe cyari gisanzwe kirimo. Iyo bihuye telefone igafunguka, hanyuma ibyo bidahuye telefone igomeza ifunze.
Telefone nazo zimwe zikoresha face recognition. Izi ngizi zifasha kwa kundi ufata isura yawe ukayikiza kuri telefone, hanyuma ikareba nimba isura yawe imeze nk'iyari isanzwe iri muri database cyangwa se mu bubiko bwa telefone, hanyuma yasanga bihura, yaba amaso, amazuru, ibintu byose nyine bijyanye n'isura yawe, iyo telefone igafunguka, byaba bidahura ntibihure. Mbese make telefone yawe ntifunguke. Rero zino telefone zose zigezweho zigiye zifite uduce dutoya, haba amasensors matoya, amamikrofone, amakamera n'utundi duce twose dutoya, kandi buri gace kagiye gafite umumaro wako, gusa bigakorera hamwe kugira ngo bikore telefone tubona uyu munsi. Ibi bituma telefone ikora mu isi nk'umuntu, kuko icyo gihe yabasha kureba, ikumva, ikamenya ikintu cyose kibayeho, ikaba yamenya amasura y'abantu, ikaba yapima ingano y'urumuri, ndetse ikaba yakwitwara mu buryo runaka mu gihe hari umuntu uyikozeho. Gusa uretse ibyo ngibyo, telefone ntacyari ikibazo utabasha kwiyumvisha uburyo telefone ishobora kuba yakominikatinga n'ikindi kintu, cyangwa se wowe ubwawe ukaba wavuga n'undi muntu uri kure ibirometero byinshi nta n'imigozi ukoresheje. Gusa igisubizo kiba gihishe muri ya ma waves aba mu kirere agendera mu muyaga ubu tuzengurutse. Ibi byose nimwe tugiye kuba twakumva mu mwanya ukurikiraho. Kugira ngo wumve uburyo telefone zivugana ariko nta migozi zikoresheje, tekereza uramutse uhagaze ku gasongero k'umusozi. Iki gihe ushobora kuba wahamagara inshuti yawe iri mu birometero byinshi kure mu masegonda gusa, kandi inshuti yawe ikaba yasubiza, nta migozi yakoreshejwe. None gute ijwi ryanyu rigenda muri iyo ntera ndende? Igisubizo ni ikintu runaka utabasha kubona, iki tucyita radio waves. Ubundi radio waves ni ubwoko bw'imbaraga bushobora kuba bwagendera mu kirere ku muvuduko munini. Rero smartphone yawe bifite antenne ntoya zitanagaragara ziba zirimo imbere muri telefone zihishe. Rero iyo uhamagaye umuntu cyangwa ukohereza message, telefone yawe ifata ya majwi yawe ikayahinduramo uburyo bw'amakuru agezweho, hanyuma ikohereza ayo makuru ikoresha antenne zayo mu buryo bwa radio waves. Gusa ntabwo telefone yawe iba yakohereza ayo majwi mu bihugu ibyo ari byo byose bwayo yonyine, ahubwo ifata ayo majwi cyangwa se ayo makuru yoherejwe ku munara runaka wegereye aho ngaho. Icyo gihe rero uwo munara nawo wohereza ku yandi ma network asigaye, hanyuma inshuti yawe yaba yegereye umunara umwegereye ugafata za signals zoherejwe cyangwa za sinyale zoherejwe kuri telefone ye. Iyo rero inshuti yawe ituyewe nango mu kindi gihugu, amakuru agendera munsi y'inyanja cyangwa se munsi y'ubutaka mu migozi yitwa fiber optics. Itanyuraho ngaho ikanyura mu satellite cyangwa se mu bundi buryo bujyanye n'itumanaho mbere y'uko bigera ku wundi munara runaka kugira ngo ugere ku nshuti yawe. Ibintu kandi byose biba munsi y'isegonda. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bari kuganira bumva bibaye mu gihe gitoya, kandi mu by'ukuri byanyuze mu nzira ndende. Noneho kadutekereza ku kijyanye na wifi cyangwa se wireless fidelity. Wifi nayo ubundi ikoresha ama radio waves, gusa aya radio waves yo ntabwo agenda ku ntera ndende, kuko nk'uko tubizi wifi ntabwo yifata uramutse uri mu ntera ndende cyane. Iki gihe cyo ntabwo ukoresha umunara, ahubwo ukoresha router ya wireless mu iwawe ku ishuri cyangwa se mu biro. Iyi router iba connected kuri internet cyangwa se igahuzwa na internet, hanyuma ikaba nk'ikiraro gihuza telefone yawe na internet cyangwa se ama website tubona yose azengurutse isi. None ka utekereza ku kijyanye na Bluetooth. Na Bluetooth nayo ikoresha ama radio waves, gusa noneho yo ni mu ntera ntoya cyane. Iba yafasha telefone yawe kuba yahuzwa n'andi matelefone, ama micro cyangwa se amasaha akoresha internet cyangwa se no smartwatch niko ndi kuzita, hanyuma ama keyboard runaka amwe namwe ndetse n'izindi device runaka. Gusa isi sinyare zikoresha amashanyarazi matoya cyane, bigatuma batiri yawe imara igihe kinini. Nyuma dufite icyo twita GPS. Wenda ushobora kujya wibaza ngo ese ni gute telefone yanjye imenya ngo merereye hehe, cyane cyane iyo mfunguye location. Ubundi hejuru y'isi amasatelite menshi yohereza sinyare ku isi,
yerekeza ku butaka. Uko rero satelite yohereza izo sinyare ku isi, na telefone yawe nayo itangira kumva ayo masinyare yoherejwe. Rero ibara igihe cyakoreshejwe kugira ngo izo sinyare zive kuri satelite zigera ku isi, hanyuma ikanamenya n'ahantu herereye ugereranyije n'izo sinyare uko ziri kugenda. Iyi niyo mpamvu buriya na mapu zishobora kuba zakujyana mu duce utigeze unamenya. Amawevu atagaragara aba ari mu muyaga igihe icyo ari cyo cyose ndetse na buri segonda ryose. Ntabwo twayabona ndetse nta nubwo twayakoraho. Gusa mu buryo butuje akaba yahuza isi ndetse n'abantu b'isi yose, akaba yabahuza kuba bahura mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse banavugana mu gihe gitoya cyane. Mu mice kigiye gukurikira tujya kuba twavuga ku mutima wa telefone ariwo batiri. Ubundi niba ufite telefone ya mbere ihambaye ku isi ariko nta batiri ntacyo yaba ikivuze, kuko batiri nicyo kintu cyonyine giha ubuzima telefone. Telefone nyinshi zikoresha lithium ion batteries, mbese izi batiri zikazikoresha nyine ion za lithium. Izi batiri zikaba zibika imbaraga habayeho reaction z'ama chemicals. Iyo uramutse ucanyije telefone yawe rero, amashanyarazi yinjira muri batiri yawe hanyuma agafata muri izo chemicals akabikwamo. Gucanya nka telefone bimeze nko gufata ikigega ukaba wagishyiramo amazi. Uko ugenda ushyiramo imbaraga nyinshi, nako ikigega cyawe kimara igihe kinini kiri gukora. Hanyuma no gufata imbaraga nyinshi ukazishyira muri telefone, nako telefone yawe imara igihe kinini irakora. Hanyuma ukoresha telefone cyane, izo mbaraga zitangira kugenda zishiramo nkuko ikigega uko wakoresha amazi agenda ashiramo. Hanyuma batiri ikoreza amashanyarazi kuri buri gice cya telefone umwanya kugenda ushira. Ibyo bice twavuga ni nka processor, screen, camera ndetse na speakers. Buri kintu cyose kiba kiri muri telefone yawe kiba kigenda ndetse kigakorwa bitewe n'amashanyarazi ya kugenda atembera muri telefone. Gusa batiri ntabwo ari uko zose ari intungane. Uko batiri ugenda uyicanyinga cyangwa se unayicanginge, hari ibintu bigenda biberamo imbere ubwayo, ndetse kandi uko uhora uyicanyinga cyangwa n'uyicanginge, mu gihe kinini batiri zigenda zibura ubushobozi bwayo bwo kuba bwabika imbaraga. Impamvu telefone nyinshi zimaze igihe kinini ziba zitakibasha gucanginga neza, bigatuma bazicanginga igihe kinini kuko umuriro wawo batangiye kugenda ushiramo uva mu matelefone. Ndetse kandi n'amacharijeri menshi aba yacanginga telefone mu buryo bwihuse. Aho kugira ngo ucanginge gake gake, zino cagi zihambaye ziba zacanginga telefone mu gihe gitoya. Izi ngizi ziba zifata amashanyarazi menshi zikaba zashyira muri batiri yawe by'igihe gitoya. Kandi iyo batiri itangiye gushyuha cyane, telefone itangira kugabanya uburyo yacangingamo telefone ubwayo itangira kugabanya uburyo yicangingagamo kugira ngo telefone irambe kandi ubushyuhe bwayo bugabanyuke. Gusa ibi nta kibazo kuko abenjeniyeri bakora amatelefone bakoresha uburyo bwinshi bwo kuba bayirinda kugira ngo isaze vuba kandi batiri yayo imara igihe kinini. Mu gice kigiye kurikiraho tujya kuba twasobanukirwa ese screen, softwares, AI ndetse n'ibindi byose bijyanye na telefone bikora. Ese ni kubera iki telefone ishobora kuba zizaba kimwe mu bintu bitangaje ahazaza. Buri gihe uko ufunguza muri telefone yawe smartphone, screen yawe itangira kugaragara. Hanyuma ibi ntugire ngo ni urumuri rumwe gusa rwasohotse, ahubwo ni amamiliyoni ya tiny pixels nk'uko twari twabivuze, za pixels ntoya zibika urumuri agaragaye. Kandi buri pixel iba ifite urumuri rwayo n'icyatsi, umutuku ndetse n'ubururu. Kugenda wongera ingano y'izi muri eshatu mvuze hejuru, niko screen yacu itangira gukora amabara menshi agiye atandukanye. Iyo rero processor itangiye guhindura izi pixels mu nshuro nyinshi cyane ndetse mu buryo bwihuse cyane, niho utangira kuba wabona video ndetse na animation kugira ngo ubone amafoto amwe ahagaze gusa. Kandi mbese tubanze twumve ko hardware ubwayo idahagije, ahubwo telefone ifite software. Hardware ubundi ni biriya bice by'inyuma. Niba processor ari ubwonko, software yo ni amahuriro
y'amabwiriza menshi yahurije hamwe abwira ubwonko ngo ni iki cyo gukora. Ubundi yaba nta software yakabaye ibaho, smartphone tubona uyu munsi ntabwo zakuba zifite ikintu zimara, ahubwo zakuba ari nk'ikintu gicuruzwa runaka nk'umutako zikozwe mu birahure ndetse n'ibyuma. Gusa uyu munsi smartphones kugenda zigira ubwenge bitewe na AI. Ibi ni ukubera ko AI iri kugenda izitoza ndetse zifasha kuba zakora amafoto, guhindura background noise, zikaba zayikura muri calls. Ibyo ndi kuvuga ni kwa kundi umuntu aguhamagara amajwi cyane agasakuza cyangwa se kumva amajwi atameze neza, AI ziba zagufasha kugira ngo wumve amajwi azasa neza. Ikindi idufasha kuba twasemura indimi, ndetse nka kuriya dufata ifoto yacu ikaba yabasha kumenya ko ari iyawe, nuko AI ziba zayifashisha. Rero nk'uko wabyiyumviye, telefone ntabwo iba kuko ari maji, ahubwo ni ubushakashatsi bwinshi bwakozwe ndetse na buri gikorwa cyose cyagiye gikorwa kugira ngo tubone telefone tubona. Izi telefone ikaba igizwe n'uduce duto twinshi kandi buri gace kagiye gafite umumaro wako, bituma tubona telefone tubona uyu munsi. Izi telefone nazo zikaba ziri kugenda ziba ikintu gihambaye cyane bitewe na AI kugenda iza uyu munsi. Rero nagira ngo uyu munsi ujye umenya telefone yawe uri kureba ko ibintu byose iri kubona ari ubushakashatsi bwagiye bukorwa, kandi buri kintu cyose uri kugenda ubona muri telefone yawe uko ukibona atari ko telefone ikibona ubwayo, kuko ikibona mu bijyanye n'imibare. General Fabrics murakoze. Nimba hari ikindi kintu ushaka ko nkukora cyangwa indi video ushaka ko nkukorera cyangwa se andi makosa twabonye wenda twakoze muri video yacu, nagira ngo tubwire muri comment. Kandi wajye gukora subscribe nimba ubona dukora amakosa, ndagira ngo dushishikarize kuba twayakosora. Murakoze. Ubu rero